ubwuza kubura arono nakaziki. Okay, twagiye Red Blue Jade cyangwa ndakoresha amazina arahanga Red Blue Jade nagusura. Yego nanjye nabasuye. Amakuru yanyu imabi kubera kari mabi kandi twumvumbe kumwe kw'abazima. Ni bimaze iminsi bivuga guca ku mbuga bituma ibyo ngibyo. Yewe reka abe mabi kuko agomba kuba mabi n'ubundi si meza kuko anga kuva kuri ngiye kugera ku bandi bose turakurakariye bitewe n'ibyo twumvishe ibyo wakoreye abakozi iyicari wozo kugera naho bakorera sexual harassment. Ibi bintu kubigira gutya ntabwo ndi kubigushinja ariko turakubwira ibivugwa kandi nawe wabyumvishe. Red Blue Jade twibwire mu by'ukuri Red Blue Jade tuzi ko ari ikigo, tuzi ko ari company ikomeye ikora ibintu bitandukanye, harimo gukora ibyegeranyo, harimo uploading ibyegeranyo by'abantu bakomeye twemera mu gihugu, yewe harimo no gukora amafilime. Uraza kutubwira ubundi Red Blue Jade nk'ikigo, ubundi Red Blue Jade dusobanurire mu ncamake Red Blue Jade bisobanuye iki, Red Blue Jade bakora iki? Ego murakoze. Ubusanzwe amazina yanjye nitwa Jackson Dushimimana, nkaba ndi umugabo wubatse byemewe n'umuryango ndetse n'amategeko. Nkaba mpagarariye ikigo cyitwa Red Blue Jade, aho iriya Jean na Da bihera bisobanura n'ubundi amazina yanjye yombi Jackson Dushimimana. Ari amakureri nayo afite ubusobanuro abantu basanzwe bareba ikibara ry'umutwe risobanura n'ikibara ry'ubururu risobanura, ndetse no muri rogo harimo akantu k'umuhondo nako gafite icyo gasobanuye. Ari amakureri ahagararira ubusobanuro bw'amabara y'icyo asanzwe asobanura. Wambaza nta kibazo. Okay, iki kigo cyafunguye imiryango ryari, cyatangiye gukora ryari, igese ikigo gikora byemewe n'amategeko, gifite ubuzima gatozi. Iki kigo cyatangiye gukora ryari, kigira ikintu tubwira kuri iki kigo mu ncamake? Cyatangiye gukora kera 2012 kuzamura, noneho kiba registered muri RDB 2018. Okay, aha, nyuma yaho ngaho rero turagenda tubangura twirukanka. Ni wowe co-founder cyangwa ni wowe CEO wa Red Blue Jade? Yego. Urakoze cyane. Hagati aho ngaho rero ikigo cyaho gikoresha abakozi bangana gute cyangwa cyakoreshaga abakozi bangana gute? Sizi niba kigikora cyangwa niba cyarafunze. Cyakoreshaga abakozi benshi cyane, kuko harimo department nyinshi zijyanye n'abanyamakuru bakora documentaire, zijyanye n'abanyamakuru bakora inkuru zo kuri tele, amakuru nyine yabaye, harimo abakina comedy, harimo abakina filime zisanzwe. Ndumva ari ibyo ngibyo. Icyakoraga ibintu byinshi mbese muri make ya, ndetse harimo n'uko ushobora gushaka kudizayiningirwa inzu twabigukorera imbata z'amazu, kuko uri kumva I did architecture nyine muri college, ndetse n'abenshi twakoranaga bakuru basa nk'aho bayoboraga ikigo nabo n'aba architect. Uri kumva nabwo ntibyaburaga gukorwa ibyo byabonekaga. Okay, turakubita tubangura turihuta, ntabwo azuronga bumvishe icyo kigo igihe cyatangiriye gukora, ababwiye cyatangiriye gukorera. Tugiye kujya ku kibazo ntabwo tuza gutinda, tugiye kujya kuri to the point. Uje utubwira ko amakuru atari meza kubera ibiri kuvugwa hanze. Umukozi wawe cyangwa umwe mu bakozi bawe bita, hano mfite ibintu byinshi hano muri case mfite, harimo haraza kuzamo umuntu bita Abayo Sandrine Yvette. Wigeze kumugira mu bakozi wigeze gukoresha? Yego naramugize, kuko itegeko rivuga ko umuntu mukoranye maybe iminsi 15 kuzamura bari umukozi wawe uburyo bwemewe, yaba ari muri right and contract cyangwa se verbal contract. Uyu mukozi watangiye gukorana nawe ryari, kuva ryari kugeza ryari? Twakoranye kuva 2019 tugeza 2021. Ya 2021. Bivuze ngo mwakoranye igihe kingana n'imyaka ibiri? Ituzuye ariko ntabwo yuzuye. So ngiye kuguhereza umwanya rero, mbere yuko mugeraho, umukozi cyangwa umukobwa bita Benita yabarabaye mu bakozi bawe? Yabaye mu bakozi, ariko muri itandukaniro rigiye rihari.
sinzi n'abashaka kunshaka ikigo cyazayibaha. Ibi bintu byo kuri internet cyane cyane bagendaga bakoramo ntabwo bakoraga nk'abakozi ba leta bisaba ko attendance iba ihari, bakoraga nyine bigendeye kuri production. Ni ukuvuga ngo hari umusaruro wabaga usabwa mu gihe cy'ukwezi kugira ngo payment yawe ibe delivered, no muri contract birimo. Niba usabwa ikintu kimwe ku munsi ubwo mu kwezi ukuyemo umunsi w'ikiruhuko wabaga wahisemo, iyo minsi yindi wagombaga kuyitangira product, igihe utaba wujuje izo product ugategereza ukabanza ukazuzuza, kuko byabanzaga kumvikanwa mu masezerano twabaga dufitanye n'uwo washakaga ko dukorana. Urakoze cyane. Aha, ndashaka mbere yuko tujya ku kibazo nyamukuru, ndashaka kumanza ukirana ikibazo cya Sandrine. I mean cya Yvette cya Benita. Yego. Benita navuganye nawe. Yego. Benita mvugana nawe ambwira ko hari amafaranga atishyuwe n'ikigo cyawe akwishyuza agera ku 400. Yego. Ayo mafaranga wawe afite uriya mwana w'umukobwa utarayamuhaye? Ikigo cyawe kitarayishyuye. Ntekereza ko ayo mafaranga ikigo cyamufitiye kuko azi aho ikigo gikorera kandi akaba ari n'umusaruro yasabwaga gutanga, yagana aho ikigo gikorera akerekana umusaruro, akerekana ayo mafaranga akishyurwa, kuko amarembo arakinguye ku bantu nyine, ku bakozi bose, umuntu wakoze aho ngaho, kuko dufite address y'aho dukorera. Igihe umukozi rero agize ikibazo nk'icyo ngicyo, cyane cyane biri no mu masezerano, ntabwo aba agomba nyine kugana ikigo akakereka ibyo akishyuza, none ikigo kikamubaza impamvu ari kubyishyuza ibyo ngibyo, akabyerekana, hakigwa uburyo amafaranga agomba kwishyurwa. Rero ntekereza ko ayo mafaranga ntabwo ikigo cyamurimo, ariko niba atekereza ko cyamurimo, ubwo yagana ikigo akakereka proof z'amafaranga kimurimo, akigwa uburyo agomba kwishyurwa. Numva ari bwo buryo ibyo bintu byashyirwaho umurongo mu buryo buri professional, ariko ntayo kugeza ubu ngubu ntabwo ayo mafaranga tuyamurimo. Urakoze cyane. Tugiye kugaruka ku kindi kintu cyakoze ku mitima y'abantu. Mu bakozi bawe wakoreshaga abahungu n'abakobwa, byaje kugaragara cyangwa muri video yatambutse ko wigeze kohereza abana b'abakobwa, umwana w'umuhungu n'umukobwa kuri tele, ariko ukabasaba ko bagomba kurara mu cyumba kimwe kandi bagiye mu kazi. Iki kintu cyakoze ku mitima y'abantu, barababara, baravuga ati ntabwo bikwiye. Uwo mwana w'umukobwa wari wagiye gushaka iramugo cyangwa uva ko ari mu kazi, ukagera aho uhuriza umwana w'umukobwa n'umuhungu mu cyumba bagiye ahantu bita ubwo si ku Kibuyera, ubu ngubu yitwa gute harya, yani ku Kibuye niba ntibeshye. Iki kintu urakivuga ko iki byagenze gute kugira ngo ibintu bigende gutya, mbere ko tuza ku kibazo nyamukuru? Gira ikintu uvuga kuri iki kintu. Ntekereza ko abantu bari hano bajijutse, cyane cyane n'abantu bari kuri internet, ariko ari ikintu nshaka ko bajya babanza bagatekerezaho, cyane cyane igihe hanze hari inkuru nk'izi ngizi. Inkuru nk'izi ziba ziri kuvuga ku muntu, ku kigo n'ikindi kintu, iyo zivugwa abenshi bari kuzihabwa baba batari aho ngaho izo nkuru zabereye. Niyo mpamvu biba byiza nyiri gutanga inkuru iyo yerekanye proof, niyo yaba ari ntoya ariko ikabiri. Ndashaka kumeshoninga ijambo kurindi kugira ngo tumekinge ibintu clear. Ibintu byakoze abantu ku mutima, ngo ugeraho umugira umukobwa uti urwara cyangwa igihugu cyarababeshye kibereka ko mushoboye kandi ari byo bagabashoboye mu bidashoboye. Ndabona umaze kubyimba mabya kandi ntayo ufite. Ayo ni amagambo ababaye kuyabwira umwana w'umukobwa, uramubwira ati genda, ariko nta kintu na kimwe uzigezaho. Hari umuntu w'umukobwa abwira abakobwa babiri bafite YouTube channel muri iki gihugu ngo arabashaka, arababura ngo kuko wari umaze kumukomeretsa umutima, yari yacanganyikiwe mukira aho ngaho. Arongera yongeraho ati yankoreye iyicarubozo, ambwira ko ntacyo nshoboye, impamvu ntacyo nshoboye ko ndi umwana w'umukobwa. Jackson cyangwa Red Brigade, kuki ayo magambo yabwiye wari umukozi wawe kandi yarakugiriye umusaruro cyangwa yaragukoreye akazi kawe nkuko byari bikwiye? Godfather, gusubira kuri iki kintu ntekereza ko ari nacyo kintu kiri very sensitive cyane. Yego. Gufata igihugu cyacu tunazi ko kiri mu bihugu bya mbere binafite abari n'abategarugori bari mu nzego zikomeye kandi zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo ubuzima bw'igihugu bugende neza. Umuntu uhagarariye ikigo ukikoresheje imyaka itari mike, place noneho
ikigo kinashingiye cyane ku byegeranyo ku ma researches n'ibiki na biki, ntekereza ko umukoresha wavuga ibyo ngibyo yaba ari undi wundi, ariko nta wavuga ibyo bintu. Impamvu ariyo mpamvu nababwiriye ngo iyo umuntu azanye inkuru bwa mbere, cyane cyane ko ariwe wazanye inkuru bwa mbere ko yahohotewe cyane, ni byiza cyane kuvuga ibintu, werekana ibimenyetso, ukavuga ati singira ijwi rye, singira amashusho namufashe, ngizi pepa yanditse zigaragaza ko atesha agaciro abari n'abategarugori. Ibyo rero si byo, kuko mfite n'ibimenyetso by'uko atari byo. Ntabwo ikigo cyangwa se njye personally, kuko buriya njye n'ikigo turi n'abantu batandukanye, kuko ikigo mba navaho nk'umuyobozi hakajyaho abandi, nta muntu wawuninga company, aba ari umuyobozi mukuru wa company, ariko nta hantu uzabona handitse ngo owner, uyu ni owner. Rero kuba ikintu cya mbere kigaragaza ko ikigo cyizerera cyane mu bari n'abategarugori ni uguhera kuri we, kuri nyir'ukubivuga yakoze mu kigo almost hafi imyaka 2. Ntabwo ikigo cyari kuba kitizerera mu bari n'abategarugori ngo bakorane igihe kingana gutyo, ntabwo bishoboka. Ikindi kintu, hari n'abandi twakoranaga, abari twakoranaga twanakundaga cyane kuko bakoraga neza ibintu byabo bakabishyira ku murongo, bajyaga no kuri tele gufata amashusho. Ari bamwe hajemo ngo icyo kibazo ngo umuntu yavuga ngo barari n'abandi, ikigo cyamubonagamo ubushobozi kikanamwohereza kuri tele gufata amashusho, akaza akaneditinga. Ntekereza ko mu kigo cyacu twari kimwe mu bigo bike bikoresha n'abategarugori muri video and editing. Bego n'ibindi byari bihari, ariko turi muri bike, ntabwo ari byose, ntabwo wavuga ngo ibigo byinshi bafite, ariko twari tubafite, bafotora bakaneditinga kandi ibintu bikagenda neza cyane. Amashusho menshi mwabonaga ababaga bayari inyuma habaga harimo n'abari pe. Yego rero ntabwo wakoresha iryo jambo mu kigo cyakoreshaga abo bantu, ni ibintu bigaragaza nko kwigiza nkana unirengagije nawe igihe wakoze. Okay. Ubwo ibirenze ku bisobanuro atanze, abafite abatanyuzwe, ubwo subtuyo ndahangaha turi kumva verisiyo yo ku rundi ruhande. Tugiye kujya ku kindi kibazo nyamukuru noneho. Icyo cyari sensitive uragisubije, ubwo abandi bashaka kure ibirenze ibyo ngibyo barashaka, ubwo baragira ukuntu bakubaza, kuko urahanga kugira ngo ushyireho ukuri ku ruhande rwawe, noneho tuze kubaransinga, cyangwa nk'abantu dukwiye kora komenti. Ahangaha turi abantu benshi. So Jackson cyangwa umuyobozi CEO wa Red Blue JD, Sandrine, mu gihe wakoranye nawe wabanaga na baby mama wawe, ntabwo ari igitangaza n'ibisanzwe. By the way, thank you ko kuba niba aya masaha awita kuri famille yawe, abana bawe. Amakuru navanye ahandi hantu nuko umwana wawe yiga mu ishuri ryiza, kandi nyina w'abana bawe mubanye amahoro nta kibazo. So ikibazo mfite ni iki ngiki: mu gihe wamaranye na Sandrine mukorana, amakuru mfite nuko ahantu mwakoreraga wari utuye munsi y'umuhanda ukorera hejuru y'umuhanda. Uko niko kuri? Yego, niko yari bimeze. Ikibazo cyane kiragira kiti, ese baby mama wawe mwabanaga yaba yarigeze abonana na Sandrine, cyangwa yaba yaraziranye na Sandrine mugikorana? Ntekereza ko yanazaga no kwifotoreza mu kigo ko twari dufite na studio. Ntekereza ko byaba yego, bakoresha ijambo ngo ntekereza mugire ngo ntabwo byabaye, already byarabaye, kuko byari ibintu biri very close. Ikigo cyari ruguru y'umuhanda, aho nabaga ari munsi y'umuhanda, kandi nta yindi nzu yari iri hagati na hagati, uretse umuhanda watandukanyaga izo espace. Ndetse na Sandrine nawe atuye hafi aho, nawe hacagamo nk'urugo rumwe cyangwa ebyiri. Rero yarabizi cyane pe, kuko hari n'umwana wajya guza mu kigo gukina, abakozi bamukunda, abandi bakifotoza. Ariko no mu kiganiro, by the way, abantu muri burebe icyo kiganiro cyiwe murabirebamo, sibyo ko nyine uburyo avuga doubtinga, bwa mbere arabyemera, ubundi akabihakana. Muze kureba ikiganiro, ariko niko kuri kwa mateka kwa past. Waba ufite, uretse gatoya, wari second, ntabwo ndi buvuge nimero y'uwaho ya baby mama wawe cyangwa ya mama w'abana bawe, nimero iherwa na 1172.
byasaba checking urebe iyo nimero checking urebe nimero ya baby mama wijya kure kugira ngo sinyura kure. Reba nimero ya baby mama wawe niba ariyo iyi ngiyi mfite bampaye iherwa na ntabwo mvuga imibare ya nimero, ndavuga imibare yanyu mihera kuko ntabwo mfite uburenganzira bwo gutanga nimero y'umuntu. Ndebera niba ifite rimwe karindwi kabiri. let me check out. Checking. Hahera rimwe karindwi kabiri. Rimwe karindwi kabiri. Yes. Ubwo ku ma screenshot ndibuze urumva navuganye n'umuntu wa nyawe. Ubwo ma screenshot ndibuze ku gusharinga no kwereka abantu baraza kuyabona. Ndaza kubishyira hano ibyo nabajije uriya baby mama wawe waje kwisanga muri iyi case, ndaza kubishyira hano abantu baraza kubireba.
Jackson cyangwa CEO Sandrine mu kuvuga kwe avuga ko nta na rimwe nta na hamwe yigeze ahurira n'umudamu wawe, ahubwo yaje kumushaka nyuma yaramaze gutandukana nawe. Hajemo uyu mwana w'umukobwa, ihangane gato ndebe izina rye, aha hantu turongera kusangamo kese. Muri iyi kese harazamo undi mwana w'umukobwa witwa wait a second sabutembere bwa shyamba rihedi. Mwihangane gato, umukobwa bita Natasha ngo yaje kwisanga muri iyi kese ari uko Sandrine amwifashishije kugira ngo amuhuze n'uwahoze ari baby mama wawe, kugira ngo amusabe imbabazi kubera ibyo yamukoreye, kuko yakundanye nawe kandi uriya ubana nawe, yewe yagiye kumusaba imbabazi. Ariko dutunguwe no gusanga Sandrine yaramuzi, yewe yarazaga no kwifotoreza hariya. Ariko hagati aho ngaho ndahisha, sinzi uko nza kubigenza ahangaha imbere ya mayobera, kuko amafoto mfite amafoto Sandrine ari kumwe n'abana b'uyu muntu, ari kumwe n'umwana w'uyu muntu bari gukina muri studio. Ni ukuvuga ngo yarazi umuryango we 100%. Mukundana, Sandrine yaba yarahuye cyangwa yaba yaraziranye n'umuryango wawe, yaba yarahuraga n'umwana wawe. Nakubwiye ko urukumva nta nzu yacaga hagati y'ikigo abaga icyo gihe muri iyo myaka. Ego nta nzu yari irimo, wari umuhanda. Rero umwana yashobora kuza kuhakinira cyane, ndetse cyane kuba yarahuye nawe. Rero nta gitangaza kirimo, kuko n'abandi bakozi bahuraga nawe rero ntekereza ko ari muri urwo rwego bahuye, ko yakiniraga buri gihe kenshi gashoboka. Okay, tugenda no kuri sensitive question kugira ngo ntabwo ntekereza ko aya masaha ndibuze gushyiraho amafoto. Sindi bufata amafoto y'abana ngo nyashyire on public, ntabwo byemewe, ntabwo bikunda, byaba ari amakosa. Ntabwo ndibuze gukora ikosa, ariko nibiba ngombwa nahisha ishusho y'isura y'umwana ngashyiraho ifoto mu kanya. Ariko ndaje mu kanya nindangiza, nimbara kubaha ijambo, ndaje mu kanya bakubitireho icyo bita fact bishyira ahangaha. Red Blue JD cyangwa Jackson, tugarutse ku kintu noneho kugeza aya masaha gikabije, cyangwa kiri buze kuba ikibazo uri buze gusubiza witonze. Hari video yangezeho, hari umumama upfukamye imbere yawe, wamufashe ku kuboko, mu kinyarwanda bahita ndekura nguhi. Uramufata, umudamu apfukamye akubwira ati ndeka, nawe uvuga ati oya, vuga kuri imbwa inshuro 3. Iriya video urayivugaho iki? Ko wabibonye niko nanjye nsaho nabibonye cyane, ndanatungurwa kuko abayifashishije mu kiganiro bakoze bayifashishije nk'amajwi n'abagikurikirana kigitangira. Harimo kwihutisha, harimo kudatanga nyine amakuru nyayo ari muri icyo kintu. Mwumva icyo kiganiro bakoze? Ndayifite video. Wabanza ugakina, byaba byiza ubanje ukanakina n'ijwi ry'icyo kiganiro kugira wumve nyine. Byaba byiza niba bigushobokera, cyangwa nge nkabikina byaborohera nyine. Wabikina ndebe mbikine mbere yuko nyereka abantu. Ntekereza ko atari igitekerezo cyiza cyane kuko abantu badafite n'ibi bintu. Alright, komeza nta kibazo. Ndabyasabye yuko ari inkiko cyangwa iki nyine, niko nanjye nsaho nabibonye cyane, ndanatungurwa kuko abayifashishije mu kiganiro bakoze bayifashishije nk'amajwi n'abagikurikirana kigitangira. Harimo kwihutisha, harimo kudatanga nyine amakuru nyayo ari muri icyo kintu. Mwumva icyo kiganiro bakoze? Ndayifite video. Wabanza ugakina, byaba byiza ubanje ukanakina n'ijwi ry'icyo kiganiro kugira wumve nyine. Byaba byiza niba bigushobokera, cyangwa nge nkabikina byaborohera nyine. Wabikina ndebe mbikine mbere yuko nyereka abantu. Ntekereza ko atari igitekerezo cyiza cyane kuko abantu badafite n'ibi bintu. Alright,
komeza nta kibazo itsinda ryasabye yuko ari inkiko cyangwa iki nyine hamwe all right komeza uko yakugeza ariko nanjye ariko yangezeho nta niyo nari mfite gusa byakozwe umuntu ashaka kurwanira nibwo abizanamo umujinya ukuntu ni ukuri ibyo niko biri ahangaha rero niki cyakozwe reka mu cyumva vuga ngo ndimbwa muri kubyumva vuga ngo ndimbwa vuga ngo ndimbwa cyane vuga inshuro eshatu leta nkurekura vuga ngo ndimbwa inshuro eshatu ndi kubabara umwana ararise vuga ngo ndimbwa vuga ngo ndimbwa vuga ngo ndimbwa ndimbwa abantu bayumvise nyine ni nacyo kintu kinateye ubwoba muri situation ku bantu nyine batazi the reality ushobora kumva nyine ari ibintu bikomeye cyane but ni video hakoresheje ijwi ntekereza ko n'impamvu ijwi ryakoreshejwe nayo ari indi mpamvu hari na logic behind yo kuba aricyo kintu babanje kuko uwakremingaga Abayo Sandrine yakremingaga right kubanza iriya video hari indi message yashaka gutanga nka message yari yatanze bwa mbere nigira ikigeraho cyane cyane iriya message yo kuvuga ngo ikigo kirwanya abagore kirwanya abakobwa kandi kibakoresha kinabakoresha n'igihe kinini n'imirimo idakunze kugaragaramo abari n'abategarugori ugasanga ikigo kirayibakoresha kandi bakabikora neza nyuma yo kubona ko ibyo bintu bidasucceedinze cyangwa se bitabyaye impamvu ifatika yo gusebya ikigo gusebya uwahoze ari umuyobozi we mu kigo nshyize ko yashatse iriya video n'amajwi asa nkaho yihutishwamo kugira ngo hatagira reality atanga ariko uwasobanura n'iby'iyi video cyane kundusha ntekereza ko ari undi wumvikanamo gusa kuri side yanjye umuntu uyifite cyangwa umuntu uri buyirebe ariyo mu maso y'abo bantu ari uwavugaga yari ari guseka ari uwo bantu bavuga yatarataga yari ari guseka kuko iyi video ifite umunota urenga ni video nini abantu batumva aka kantu bakagira ngo ni akantu k'amasegonda 10 cyangwa segonda 8 no ni video nini ariko yakoreshejwe mu buryo bwo gukomeza gushyira icyasha ku kigo nyuma y'uko ibya mbere byanze umuntu akabona ko uri kumva gufata ubushobozi bwawe bwose n'imbaraga zawe zose ukabukoresha usebya ikigo wakoreye igihe kijya kungana hafi n'imyaka 2 usebya umukoresha wawe igihe kingana n'imyaka ijya kuri 2 nyine ni ikintu nanjye mura nibaza ngo why iki kibiri inyuma kugeza ubwo noneho aho umuntu ageze naho afata amakuru atariyo agashaka kuyahindura kugira ngo abantu babe emotion n'umuntu ujya mwitegereza video nyine no gushaka kwereka abantu sympathy nyine abantu bakugirira impuhwe uyu muntu namushinjije ibi mu gitondo niba bidakunze ndibuze n'ikindi kintu nabaye surprised kuko ni ibintu nyine kugeza ubwo umuntu ahindura ikintu kinahari noneho nanatinye ko iki kintu ko gihari ejo bundi abantu ntibamenye ukuri bakanakibonera si byangoraho nyine bikageraho umuntu atagifite n'ubwoba bw'ibyo bintu akumva ko yabikora gusa iyo video abayifite bayirebe aho ubwo uri kuvuga ari guseka n'undi ari guseka ni imikino yari kubera mu rugo to be honest ku buryo byanabaye posted even on kuri stat ni ibintu byabaye posted kuri stat ntekereza ko ari naho byavuye kandi ntago ndinjije ku buryo umuntu ashobora gukora ihohoterwa akanariratira abantu ntabwo bishoboka ku buryo risangiza abantu abo ari bo bose gusa ikintu nasaba abantu ni ukureba iyo video bakareba body language ziri muri iyo video nizo making sense kuko kumva sound nturebe video umuntu nyine sound arayihindura agakata agahuza hamwe akihutisha nk'uko biri kumvikana muri uyu ushobora kunyemerera ngahisha isura y'uriya muntu hanyuma video nkayishyira hano isura y'umuntu ivuyeho ntekereza ko waba ari njye wabaza cyane no umva uretse nkubwire ikintu kimwe nani Red Blue JD okay ntekereza kugira ngo abantu bamenye ukuri of course video byanga bikundira
izajyaho ifite abantu yamaze gusakara, ariko ndifuza ko tuva ahangaha ibintu bigiye uruhande rumwe. Reka nyemerera vanaho isura inyuma tuyishyireho, kuko nanone protecting abanye isura ikintu gitangaje cyaba kirimo, urareba muri video abantu baba bari guseka. Icyo nshaka ni ukugira ngo abantu bumve bavane icyo kintu, umuntu ari guseka, vanaho isura ye, urimo kunyumva? Uraho isura ye hanyuma video uyishyireho. Reka ni ikintu abantu biraza kuvana abantu mu rujijo. Ndashaka kuyipostingana na message nahawe na nyiri video na nyiri ubwite, ndashaka kubishyirana hano babirebe. Urabyumva niba nyiri ubwite mwavuganye cyangwa gwaye message ifite ikivugaho, nekereza ko byaba biri mu biganza bye niba nta ku violating right yiwe ihari. Okay. Ko abikora niba yabikubwiyeho ari ikintu yabikubwiyeho kandi atari ku violating right yiwe, kandi nekereza ko atari ngiye isharinze by the way. Yeah. Gusa ku bantu bahari ikintu ngiye gukora ndashaka kuvanaho. Okay. Gusa Godfather, abantu bahari nyine ni byiza ku bintu bishobora gusenya ikigo n'izina ry'umuntu nk'ibi ngibi. Nyine umuntu bivuga niba yarahote nyine reka nibyo bimenyesha, ariko nanone sinibaza ko byakwiye kujya kuri urwo rwego kandi dufite inzego nziza zikora ibyo zisabwa zinadufasha. Ahangaha Red Blue JD, ubwo uraza kumbwira uko ubyumva, it's okay, ariko ngiye umva ikintu nifuza. Icyambere ni ugushyiraho intuza y'umuntu, isura y'umuntu, ariko ndifuza ko abantu bazanga bagafata amatwi ariko anyway ndaza kumaza kumusaba uburenganzira. Wakomeza. Yego, nibyo nandi kuvuga ngo ikintu kiba gitangaje muri iyi nkuru, nyine uwo muntu ari kwagirizwa ibyo byaha rimwe na rimwe binakomeye cyane n'igihugu cyacu kitajya gitorera. Nyine yagakwiye kwegeranya ibyo bimenyetso akabyegereza inzego zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uwo muntu afite adresse, ikigo cyacu gifite adresse, zikagenda zigatanga ubwo butabera kuri ayo makosa uwo muntu yagirizwa. Ariko nanone uwo muntu yaba abeshye nawe agakurikiranwa, niba bisanze inzego zisanze beshyira uwo muntu nawe agakurikiranwa. Niba uri kuvuga ngo umuntu ni umwanti feminine, erekana nyine ikintu gituma ari umwanti feminine, kuko abantu uri kubibwira nyine uri kubibabwira batari bahari, babereke niyo yaba ari proof yoroheje izo nyandiko mwagiranye cyangwa se ayo majwi, ibintu nyine byorohereza abantu. Reka kugora abantu mu mutwe babwira ibintu utari kubereka, babwira ibintu utabekera ibimenyetso, ugasanga ukoze video y'isaha n'igice nta kimenyetso cy'ibyo bintu uri kwagiriza umuntu uri kwerekana, ugasanga ukoze ya kabiri wafashe amajwi urahindundagura, ukibaza se kwira ubutabera nyine nicyo gisubizo. Nese ubundi ni uburyo bihamo ubutabera, nese ubutabera butangwa n'imbuga nkoranyambaga. Tukira aho ngaho, waba warigeze wakira convocation cyangwa uregwa n'aba bantu? Hari wigeze uhamagazwa gusobanura kuri ibi bintu kuri abantu waba warabangamiye? Hari inzego zigeze ziguhamagara zikoza kuri iki kintu? Yego, dufata hoya. Erega nicyo kibazo. Ndashaka tumetinga ibintu clear. Impamvu ndi kukoza iki kintu byaba bibabaje, nibyo nabwiye abantu. Turi mu gihugu kigendera ku mategeko, gifite inzego zipanze neza, zikurikiranye neza, umuntu wese afite uburenganzira. Barana abana baba intellectuel bakoraga mu abantu bakora itangazamakuru bazi uburenganzira bwabo. Ntabwo byaba bitangaje kubona umuntu aje akaza kwandagaza ikigo yakoreraga atabanje kwegera inzego zibishinzwe ngo zimurenganure. So here's the thing, ikibazo nibaza hanga nshaka kwibaza nonaha, utekereza ko byaba byaratewe n'iki cyangwa uyu mukobwa ibi bintu kwiha ubutabera cyangwa gukoresha platform cyangwa itangazamakuru, afata ikigo cyamuhaye akazi cyangwa yakoreraga akagishyira hasi cyangwa akagiharabika? Utekereza ko ibintu uriya mukobwa biterwa n'iki? Umbajije ikibazo gikomeye cyane, binagoranye kukibonera igisubizo nari mu mutima wa nyiri gukora ibyo bintu. Gusa urumva ndakumva icyo kintu kirimo mu bibazo nifuza kuba namubaza igihe yazabona umwanya hano yenda nawe ukamumbariza. Nyine ni gute umuntu agira ubushobozi bwo gukorera ikigo hafi imyaka 2, mu gitondo akabyuka agisebya, agira utagira ute,
kandi ariko cyagiriza ibyaha bikurikiranwa n'amategeko ntanabijyane ngo reporting uwo muntu mu mategeko. Ni ibintu bintungura, ariko hari ukumva nk'umuntu wicaye hari amajwi yangezeho yiwe anaherekezwa n'andi, aho mu majwi yari kuvuga ngo abandi bakozi bamwisunge, ari gukora muvoma imeze nka muvoma yakozwe nko muri Amerika. Sinzi niba bazi umugabo witwa Abayo mu myaka yashize, ngo hari bamukoreye muvoma, ngo bari n'abategarugori, ngo nawe ngo ni byo nzira ari kubikoramo ngo abavuganire. Urukumva already yatangiye ku attracting abantu, gukora campaign, yatangiye kubiba abantu mo urwango bakuru kandi buje imyaka, agisebya agira utagira ute, kandi ariko cyagiriza ibyaha bikurikiranwa n'amategeko ntanabijyane ngo reporting uwo muntu mu mategeko. Ni ibintu bintungura, ariko hari ukumva nk'umuntu wicaye hari amajwi yangezeho yiwe anaherekezwa n'andi, aho mu majwi yari kuvuga ngo abandi bakozi bamwisunge, ari gukora muvoma imeze nka muvoma yakozwe nko muri Amerika. Sinzi niba bazi umugabo witwa Abayo mu myaka yashize, ngo hari bamukoreye muvoma, ngo bari n'abategarugori, ngo nawe ngo ni byo nzira ari kubikoramo ngo abavuganire. Urukumva already yatangiye ku attracting abantu, gukora campaign, yatangiye kubiba abantu mo urwango bakuru kandi buje imyaka. Uribaza guhamagara umuntu urengeje imyaka yo kuba umumineri ngo akora ibi, ukamwereka ugatangira kumwibutsa ibintu. Iryo jwi ntaribumvisha, nshobora kuryenterpreta mu buryo yenda bundi, ariko okay, go ahead. Ariko mbere y'ukurikina ndaje ngo umwanya urikine uduhe n'ibimenyetso ufite, hanyuma ndaza kubaza ikibazo ndangiza. Hari ikibazo ndibuze kukubaza, ariko none ndashaka kukubaza muri video ya mbere ayikina yameshoninzemo amazina 4 yego y'abanyamakuru tuzi bakomeye, ntekereza harimo nabo mwakoranye, yego, cyangwa mwakabaye mufitanye umubano. yego, aba banyamakuru abameshoningamo kuba ari mu bantu bagomba kubafasha no gukoresha platform zabo kugira ngo bagaragaze akarengane kabo. Muri abo banyamakuru twumvishemo Sabe, twumvamo Yago, twumvamo Chita, twumvamo Gentil Gideon turamufite hano hasi ndimo kumubona, kandi noneho akavuga ko abantu bari cyane gutanga platform kugira ngo bagaragaze akarengane kabo. Aba banyamakuru ko mwakoranye, nyuma yaho ngaho mu by'ukuri abanyamakuru nka mugenzi wabo, nk'abantu mwakoranye, iki kibazo baje kukikubazo cyangwa hari ikintu bakikubajijeho? Bumwe njyewe nizerera muri proof cyane cyangwa se ibimenyetso, cyane cyane mu nkuru ndi kubarirwa y'ahantu ibyo bintu byabereye ntahari, mvuga ati njyewe nabibonye n'amaso yanjye. Kuba rero yarabivuze njye sinabyemera nk'ukuri, kuko nta kimenyetso yerekanye cya message bandikiranye, nta voice, nta. Kandi ikindi kintu nzi kuri bari abantu baziwe nk'abantu b'inyangamugayo, nko mu gihe twakoranye b'inyangamugayo, ntago wabwira, ntago Sabe umuntu uri professional kuri level ngo aterura abantu bazi ngo baje kuba platform yo kujya gusebya umuntu cyangwa ikindi kigo. Ntekereza ko atabikora, ntekereza ko na byabwo atabikora, cyane we yagutwara namubajije ese bimeze gute ko abantu bari gupostinga cyane icyo kintu, hari amakuru gifiteho, baratubwira ati ibyo bintu si ibyo, yuko nari nko mu gihugu ni mu uburyo bw'imiziki n'ibiki no gukora, nta hantu muri n'ibyo bintu rwose. Sabe nawe ntabwo ari njye yamubajije, ngo umuntu wanjye yaramubajije, ariko ntaramubwira ko ibyo bintu bidashoboka, kandi bitewe n'uburyo tunamuzi ntabwo yafata decision. Ari professional abantu yamenshonizemo, ntabwo bajya muri ibyo bintu bidafite ibimenyetso, kandi ntekereza ko banatanihuza no muri muvoma yo gusenya umuntu n'ikigo, cyane ko yanamenshonize harimo abo twakoranye kandi mu mahoro nta kibazo. Ikintu kidafite ibimenyetso sinizera Godfather. Alright,
gute wadukinira ayo majwi twayumva nuvuga ngo ni amajwi y'ubwoko bubiri. Okay, ni ijwi ya nyiri kuvuga avuga yego nyine ari guhamagarira abo bantu kuko nawe yararyohereje. okay ko yararyoherezaga mu bundi buryo baza bakamwegera ngo biraruhura. Noneho n'undi abibwiye azambwira nyine what's going on, ambwira ko hari operation iri gukorwa. Ni ibintu nyine bitanga abantu bashobora kuba babibona nk'aho ari ibintu bisanzwe, ariko uyu munsi nibwo natangiye kugenda mbona n'andi makuru ntari mfite. Nabyuriye mbona nyine ari ibintu biri aho umuntu yavuze yenda afite icyamurakaje, igihe kizagera avuga icyamurakaje, ariko biratangaje. Reka nyine ijwi rye n'undi wamusubije n'undi wambwiye nyine what's going on n'uburyo bari kwegeranya abantu. Nkibaza nyine mu Rwanda biremewe ko umuntu akora kampanye yo kwangisha undi abantu koko? Ni ibintu byemewe? Sinzi. mbabwire Aristine bimeze bite wowe rero sinzi niba wenda ukiri inaha cyangwa waragiye, ariko ikintu cya mbere cyiza kurenza ibindi ni gusipikinga awuti. hari movement y'umuntu witwa Harvey Weinstein yo muri Amerika, yamaze igihe kinini cyane ari umugabo uri powerful, ariko nanone ahohotera abakobwa hirya no hino. So rero ikintu numva nakugiraho inama, niba wumva wabikora nshobora kuguha nimero za Sabe ukareba ukuntu wabigenza, ukuntu nyine mwavugana noneho ukazamuvugisha. Ariko nanone hari interview yindi yago azakorana n'abantu bakoze hariya bamwe na bamwe, sinzi niba nabo nabalinkinga mwese mukazahurirayo, kuko ni ibintu birebire cyane. Kandi humura mani nturi wenyine, icy'ingenzi gikomeye kuruta ibindi ni ukudacika intege. Ni ukudacika intege ukumva ko ibintu yagukoreye ahubwo bishobora kugushyiramo imbaraga nyinshi ukaba wakomeza ugatera imbere. Nicyo kintu cyonyine nagusaba. Bose rero ukuntu ibintu bimeze, njyewe nashatse gukurikirana ibi bintu nkoresheje uruhande rundi, kuko njyewe urumva njye nta kibazo na kimwe n'iki na kimwe njyewe nawe dufitanye. Iyo ngibyo ugomba kubyizera, kuko muri njye nta kintu na kimwe. Kuko ejo saa mbiri za mu gitondo, saa moya gutyo, nandikiye ngewe Sando ku giti cyanjye, ntekereza ko atarafite na nuze yanjye, ntago twakwandikirana kera kuri WhatsApp. Niba yagifite nimero yanjye rero simbizi, ariko mwandikira muha iriya link yo kuri YouTube, nyine iriya link yo kuri YouTube, iriya nyine iriya video yiwe mpita nyine shyiraho utu emojis two guseka. Ngori ikiganiro cyose atangira nyine kujya ambwira ati vuga ati nabize, atagenda ngo karanyishe nyine, atangira gushaka gusa nkuramo amakuru. Ati ngo harya ngo nuze ati ndabizi ngo umunsi ngo nigeze kugwa amafaranga, ari umunsi nigeze kugwa, ambwira atangira kunyibutsa ibintu kugira ngo mbivuge. Ntabwo rero nari nzi ko umutego naguyemo n'iryo kosa nanjye navuze ejo nahoze nkubwira nakoze, n'iryo kosa rimwe nyine nakoze. Nacyo kintu nahoze mbwira abandi batipe bose abo ngerageza kubasha kubona, nkababwira ati ntimuze kugwa mu mutego uyu n'uyu. Rero wenda niyo usa nkaho wenda mvuga ibiri kugira abatipe nyine barashaka gutegura nk'uko nyine babyumvise muri iyo voice note yiwe bamwe bashaka ko ngo bahurira mu kiganiro bakoragayo bose, cyangwa se ufite uwumva wese afite ibyo avuga. Imiryango yo ku Isimbi TV irafunguye, uwumva wese afite icyo ashaka kuvuga kuri JD, imiryango yo ku Isimbi irafunguye. Yanambaye na nimero ya Nuze, wenda sinzi niba ndi kugira yanambaye na nimero ya Sabe. Ibyo byose byabaye imbere yuko, kuko ngiye nakwandikiye message, niba nibeshye message nakwandikiye isa nkaho ngira ko itandukanye n'ibyo bintu already ibyo byasanzwe byari byamaze kuba. Rero ubwo yambaye nimero ya Sabe nyine ngo zavuge nyine ibyo byose, ibyiki byose mvuge nyine icyo numva ashaka kuvuga cyose kuri JD, nyine muhamagare mubwire ibiki n'ibiki. Urumva rero batipe barabitegura cyane, kandi bashaka gukoresha nyine itangazamakuru cyane. Ndakomeza kugenda nabubwira, ariko njyewe icyo ndimo ndakora, icyo nabanje gukora, nabanje no kubwira icyo nabanje gukora, njye nabanje kubwira abatipe bose mabwira ati rero mwege mureke kugwa muri uno mutego, nimunaganira n'uyu nguyu mumenye nyine uburyo mugomba kwitwara, mumenye uburyo ibyo mugomba gukora ko biza kujya hanze. Nyine nicyo kintu maze gukora.
mumbabarire hari andi mari izindi information data zerekeranye n'ibintu nyinshi twagiye dukolectinga cyane nyinshi nashobora guplayinga ariko akarika nshobora kugakinaho gato. Okay, boy, take your time. Ntabwo ndabaha zose kuko uri kumva nawe ndumva birangiye binjiye muri kesi sha ndumva bitoroshye ariko iyo gahunda nayo narinzi yo kujya kwa Yago ngo abakoze kwa JD bose ngo bajye kwa Yago ntabwo nari mbizi ntabwo babimbwiyeho kuko reka njye nta n'ikibazo njye mfitanye na JD ko njye ntabwo ndi mu mubare w'abantu yambuye. Ni byinshi hari n'izindi nyinshi n'amatexte bagiye bahererekanya hagati yabo ubwabo agiye hari n'andi majwi menshi. Ni ibintu nyine biri shocking. Sinibaza se abo bantu basimbuye inzego zigomba kubarenganura, ese ko mu masezerano bafitanye n'ikigo ikintu bita amakuru y'ikigo se cyangwa se ibintu biri confidential mu kigo igihe bitumvikanyweho neza bishyirwa inzego zibishinzwe kugira ngo zibishyireho umucyo. Nyine kuki niyo mpamvu bigoranye yuko uyu mwanya mbajije nyine impamvu usubira nakubwira ko ari iyihe by'umuntu ufite ubushobozi bwo guhuza abantu bose, bamwe bakamwangira, bamwe akabaha impamvu igihe bagomba kubikora, bamwe akabereka sympathy, niba hari icyo yamugiraho neza agatangira kukimwibutsa, bimeze nkaho byinshi ariko ni ibintu biri bya affect ikigo to be honest kuko message narisivinze nkuka personally kuko urumva ya mentioninze personal mentioning n'ikigo ikigo message cyari risivinze zituka kuri documentaries zo kwigisha abantu zo guha abantu information zidafite naho zibure n'icyari kibi cyose abantu bagashyira message yo gutukana. Kibaze se nyine bakora iki ibindi bizarangira ariko uko umuntu atekereza ko birangira nikabona ko biba bikuru byinshi ariko ni ibintu biri bya affect ikigo to be honest kuko message narisivinze nkuka personally kuko urumva ya mentioninze personal mentioning n'ikigo ikigo message cyari risivinze zituka kuri documentaries zo kwigisha abantu zo guha abantu information zidafite naho zibure n'icyari kibi cyose abantu bagashyira message yo gutukana. Kibaze se nyine bakora iki ibindi bizarangira ariko uko umuntu atekereza ko birangira nikabona ko biba bikurushaho gutekereza ko birangira ukabona bibaye bikurushaho. Gusa nibiba ngombwa amakuru ikigo kibona mu bakozi banze kwifatanya nawe gifite amakuru afatika. Ikigo cyo ntabwo gifite amakuru yo kuvuga gutyo gusa dufite data zifatika z'ibyo bintu nawe yagiye abwira n'abagiye babyanga ndetse na text hagati yabo bagiye boherezanya. Nizera ko tuzakomeza kubika nk'ikigo bishobora kuzagira igihe bikadufasha mu bintu nk'ibi biba birimo guharabikana public harassment ku kigo n'umuntu ku giti cye. Umuntu ufite umuryango agomba kwita, agomba kugira inzira agomba kuha. Umuntu ufite ikigo kigomba kwakira izindi mpano nshya kuko ikintu kiba kibabaje nyine umuntu arakora icyo kintu agenda avuga yirengagize ko no kuba afite izo mbaraga za platform ari kuvugiraho hari skills yagenize mu kigo, hari iki yagenize mu kigo kugira ngo abandi bantu bashobora kuzakorana n'ikigo bazazi bikandagira. Ariko remember ko nyine hari abana baba bakeneye ku developinga talents zabo mu byo bakora mu byegeranyo. Godfather ni ibintu byinshi nyine no kwica n'impano z'abanyarwanda bari bafite potential yo kuzagana ikigo kugira nabo babe developed nabo ejo bundi nabo usange bakoze channel nini nk'ikigo cyangwa se nk'uko yakoze kuko n'ugenda ucunga abantu benshi bagiye banyura mu kigo barafite talent zigiye zitandukanye. Uyu munsi none hari abantu basigaye bafite ibintu bikomeye nawe umuhereyeho wabivuze bafite platform kandi nziza ishyiraho n'ibintu byiza n'abandi bantu bagiye bakinamo filime n'abandi benshi. Ukibaza uburyo umuntu ashobora no gukora propaganda yo kwangisha abantu ikigo
no kwangisha no kurwanya the future y'abana bashobora kuza kubona izo opportunity kugira ngo bazabe amabrand akomeye babifashijwemo n'ikigo. Ni ukibazo wayi niba ibintu ubona bitameze neza, niba ubona ikigo kiri kubangamira, wakegeranyije ibyo bimenyetso ukagenda inzego zashyizweho kandi twemera kandi zidufasha mu buzima bwa buri munsi zikagufasha gukemura icyo kintu mu buryo bwiza. Niba uri kwagiriza ikigo ideni, wafashe ibyo ngibyo cyagiriza ideni, hari inzego zigufasha rwose. Niba ibyo bintu bihari ukabyerekana ko bihari, ikigo kikakwishyura, izo nzego zikigana, hakaba imishyikirano, ukavugana ibiki bikagaragara. Ariko kibabaje kuvuga nyine nta kimenyetso, just uravuga mu mujinya, uravuga warakaye, uravuga utukana kugeza ubwo utukana on the public, ugatuka umuntu, ugatuka ikigo, warakaye ushaririye mu maso. Ni ibintu biba bitangaje. Sinzi niba ariko abantu mwe mwabibonye nk'ibintu bisanzwe, nko ku bintu uri gukora nka kampanye yo guhuzahuza abantu, bamwe ukababwira ngo bajye kuri uyu muntu, bajye kuri uyu muntu, kandi n'abo banyamakuru barimo hano bataziyenda n'ibyo bintu, ibyo bintu batabizi, to be honest, batari no muri ibyo bintu. Nyine ukajya wumvisha abana bakoze mu kigo, ukajya wumvisha abantu bakuru bamwe bakoze mu kigo ngo mwihuze, ngo mujye kuri abantu batazi n'ibyo bintu. Kuko niba se narabajije abo bantu ntibakambira ko ibyo nta hantu bahuriye nabyo batanabizi, noneho nanjye nkakurikiza uko mbazi ko nyine bari abantu bari very professional, bamaze imyaka bakora kuko bari professional. Aho mugakomeza ugashishikariza abantu, yenda niba ngombwa nzabihuza byose mbishyikiriza ababishinzwe kugira icyo babikoraho. Ntabwo ibyo ari ibintu na publishing aho ntabwo ari ibintu na publishing, kuko ari kumva harimo amajwi y'abantu mu buryo buri very personal. Ntabwo ari ibintu byagutse publishing buri wese asharinge bivuye kuri YouTube cyangwa ahubwo inzego wenda zishobora kuzadufasha mu minsi iri imbere. Ntabwo mbizi neza, ariko aho biri kugana ndi kubona ariho bishobora kugana isaha n'isaha. Murakoze. Mbere ukiri aho ngaho, hari abantu bifuje kugira ikintu bakubaza, ni audience. Ngewe Godfather sinabaho ntafite audience. Niryo tandukaniro ry'iyi platform dukoresha na ziriya YouTube channel cyangwa n'iryo tangazamakuru, aho abantu bagenda hariya bagakora ibyo bashaka. Ahangaha uri imbere ya audience, kaza ahangaha buri wese agakwibariza ikibazo nk'uko abyumva, nk'uko abitekereza, ukamusubiza. So twumvishe version yawe. Ndashaka kubaza ikibazo cya nyuma. Ese bikimara kugenda kuriya kuvuga ko haba harimo guharabika ikigo cy'abagize abo bari bo, ibyo bintu bikimara kuba ukabona ikigo cyawe kishaka guhindurirwa ishusho cyangwa kwangiririzwa ishusho, nawe uharabikwa, wakoze iki? Witabaje inzego zibishinzwe? Hari intambwe wateye kugira ngo uharanire guprotectinga ibyo wavunikiye? Byagenze gute bikimara kugenda gutyo? Godfather, hari ubuyobozi baba baritabaye cyangwa ubutabera wasabiye ikigo cyawe? Godfather, kuba ikigo cyarahisemo kugira ibyo cyegeranya, nekereza ko nari intambwe ya mbere nyine yo kumva ikigo cyawe attacked mu buryo hakoreshejwe internet, hakoreshejwe urubuga rw'umuntu. Ntabwo ikigo cyabyuka mu gitondo gukirukanka, ni ibintu biganirwaho, mukabanza mukanamenya nyine impamvu biri gukorwa, mukumenya impamvu biri gukorwa, mugenda mushaka amakuru, yegeranya amakuru ashoboka nyine kugira ngo umenye why ibi biri gukorwa, mukabimenya ko yenda ari muvoma cyangwa se operation uko babyita, n'ibindi mukagenda mubyegeranya mbere yo kugira intambwe ukora. Gusa umuntu afite abajyanama, umuntu afite umuryango, muba mwaraganiriye n'abajyanama ndetse n'ibindi n'abajyanama mu by'amategeko. Kandi nekereza ko n'inama bagiye bamana barazikunze kuko ni nziza cyane. Ntabwo bigeze ngira inama cyane yo kwataka cyangwa yo kujya kwita umuntu ajya mu mategeko n'ibiki. Bose inama bahurizagaho ni ukwitonda, ukabanza ukareba ibyo bintu aho bigana. Ni ukwitonda ukabanza nyine isura ikaba isura y'amahoro, nawe ntubehavinge nyine nk'iki cyangwa ikigo kibehavinge nk'uko nyine wacyatatse akoresheje urubuga rwe ya behavinze. Simvuge kwataka abantu babifate mu bundi buryo, ndi ku kigo cyabibonye cyane cyane ko cyagirizwaho ibintu bibi. Twakuhuje amakuru, tunaganira, abatanga ubufasha mu by'amategeko, imiryango. Ni ngombwa ko twitonda tugategereza kumenya aho ibintu bigana, aho biri inyuma, igihe byapangiwe, kuko nta nubwo ari ibintu byapanzwe umunsi umwe, ibintu byapanzwe igihe kitari gito, tukamenya impamvu zose. Ubundi igihe cyazaba ngombwa, twebwe twizerera mu bigo byashyizweho na leta,
mu nzego zifasha abantu nibyo twizereramo kurusha kwizerera kuza kuvuga nabi kuri murandasi cyangwa se ku rubuga rwacu. Ibyo twe ntabwo tubyizereramo, twizerera kwifashisha inzego twizera zashyizweho na leta. Okay, kugira ngo ndashaka kubaza ikibazo cya nyuma, hanyuma mpereza abantu basabye ijambo, ariko abantu bazamutse mu mariki kiganza. Ahanga ntabwo turi mu kabari ko kwa mutwe, ni mutamara iki kiganza mushobe musubire hasi. Mariki muri questing mushyira akaganza mbaho ijambo. Ntabwo ntibaho ijambo mutamanitse ikiganza. Ariko ukira aho ngaho Red Budget twihuta tugaruke ko noneho kubikorwa. Bari abantu mutandukana, hari ibikorwa byabo cyangwa ibiganiro bari baramaze kurikodinga ufite amasezerano. Bya biganiro byari ibikorwa cyangwa byari ibiganiro bya company nka Red Budget nk'ikigo, cyangwa bira biganiro byari byabari abantu. Ubundi imikoranire yanyu yari imeze gute? Mvugana amakuru naje gukurura uretse gato, amakuru naje gufata nuko uwo bita Benita amakuru mfite ngo yagomba guhereza ibiganiro 3 ku munsi. Ubwo ni bitatu hafi, ni ibiganiro hafi 90 ku kwezi cyangwa whatever, sinzi niba weekend itarabaga ngo buraza kubitubwira, sinangombwa. Ariko habayeho kwinuba, ari nabyo Sandrine aya masaha avuga no muri video yakoze uyu munsi. Arasaba ati kuki ukoresha ibiganiro byanjye kandi nanjye mfite ikindi kigo nkorera cyangwa nanjye nafunga ikigo cyanjye, kuki ukoresha ibiganiro byanjye ntagikorana nawe? Ibyo bintu biterwa n'iki? Ko nta masezerano dufitanye yuko ugomba gukoresha ibiganiro byanjye, kuki cya uploading ibiganiro byanjye? Kwa uploading byabaye kwa uploading. Ibi bintu nagira ngo biclearing bitubwire, kuki wa uploading ibiganiro by'abantu bagikorana nabo ugakoreshwa amajwi yabo mu nyungu zawe bwite? Ibyo bintu bimeze bite? Hanyuma mpereza abantu ijambo. Mfite umwanya muto nyihanganire. Ntekereza ko abantu bahakumbaza cyane ni abantu babaye affected n'ibi bintu, cyane cyane abari n'abategarugori. Njye nicyo natekerezaga, ariko reka mbanze musubize. Okay, nta kibazo. Byaba ari byo byiza kuko nibo bari very touched n'iyi story. Ni nabo ntekereza ko babazi ibibazo biri touched na story. Sinzi niba yenda uri kunyumva neza. Dusubize ikibazo nakubajije, ubwo ngo mfite ndaza kuri ukuntu bigenza. Yagwahere. Buri kigo kigira amasezerano y'akazi n'ibigenga ikigo. Ariyo mpamvu nakubwiye ko nta muntu buriya wakorana n'undi igihe yenda kingana n'umwaka n'iki nta masezerano hari. Ko ntekereza yaba ari written yaba ari verbal contract mu gihe abantu bayemeranywaho, bikanagaragara ko hari uburyo yagiye yubahirizwa, aba ari contract yemewe. Gusa reka nze kuri written contract cyane cyane nk'uko kuvuze ngo Benita ngo iki, hari ingingo ya 6 1.06 tuvuga kubika amakuru mu kazi cyangwa se ibintu confidentiality. Ivugamo cyane ko umukozi yemeye ko amakuru yose yo mu kazi n'ayabaga na Red Budget atazigera na rimwe ajyana hanze n'ayo makuru, ndetse harimo n'iby'ubwenge bw'ikigo, intellectual property z'ikigo, n'ibyo yakoze ko bigomba kuguma birangara umutungo w'ikigo. Ni birebire wagenda dusoma nazabi urukumva. It's better ni contract nyine kuyipinga, ni some evidence nakubwiraga nyine tuzifashisha mu gihe umuntu ari kubona ko nyine ibintu bishyemuka mu buryo bw'amahoro n'uburyo budakomeza gushyira icyasha ku izina ry'ikigo, nibwo umuntu azagenda abikoresha. Gusa nanagarutse aho ngaho, buriya YouTube igira icyo bita copyright, sibyo? Ariyo mpamvu bigoranye ko nyine umuntu wa publishinze icyo kintu mbere nyine waza mu gitondo ukamubwira ngo agikureho. Icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri, abantu bakoreraga ibintu mu kigo, ibintu byose bikenerwa kugira ngo iyo product ibe delivered bitangwa n'ikigo. Ikigo akaba ari cyo gifite product imbere. Kandi mu by'ukuri mu Rwanda hari amategeko avuga ko umutungo w'umuntu igihe ryari cyane cyane mu by'ubwenge intellectual properties wabaye registered, wamaze kwiyandikishaho, ufite ibyangombwa bivuga ko umutungo ari uwawe, nibwo umutungo aba ari uwawe, ni nabwo wajya mu mategeko ukavuga ko bagukoreshereje umutungo nabi. Ari nabyo natangiye mvuga, niba nyine wagiranye ikibazo n'ikigo, ibyo bibaho ko hari igihe umukozi atishimira uko wabanye n'ikigo, hari ibibazo bibaho muri ikigo, bibaho, ibyo turabizi benshi bibaho, ntabwo biba cyane ariko bibaho. Nyine uravuga ati uyu muntu yankoresheje umutungo mu by'ubwenge, registered kuri njye, nagiye muri RDB bararegisteringa, nagiye mu bashinzwe iby'umutungo n'ibike, inzego zose zishoboka ziregisteringa ibintu, none ari kuncuruza umutungo. Icyo gihe baba bashobora kurengana mu buryo bubiri.
uwo muntu aba ashobora gucibwa amande yashyizweho n'itegeko ajyanye no gukoresha ibintu mu by'ubwenge inshuro nyinshi mu buryo bitemewe. Gusa Godfather ziriya ikigo kizifata nka property zazo kuko byakozwe muri support yose ishoboka kugira ngo icyo kintu gikoreshwe kibe produced kijye hanze. Ntabwo ari ku kigo cyemereye ibyo byose kugikoresha nk'ikintu gishobora gusenya no kugira iki, cyane cyane amakuru yose tugenda duha abantu ni amakuru yigisha, ni amakuru afungura abantu mu mutwe mu kumenya ibintu no kumenya ibintu. Ntabwo nibaze rero n'impamvu umuntu ashobora no kubabazwa cyane yuko abantu bari gupublishinga ibintu yigisha. Niba ari Range Rover iri kuvugwaho mu buryo bwigishwa, Range Rover zitandukanye gutya, niba ari security ikorwa gutya bitewe n'amakuru ari kuri internet aba yagiye ahuzwa. Kandi ikindi kintu cyane nanone mugomba kwitaho, biragoranye ko registeringa ko ikintu ari umutungo wawe ibikigize hejuru ya 60% atari ibyawe. Simbizi ntabwo nasomye amategeko yose, ariko biragoranye kuko nk'amadokumentari dukora amenshi amafoto ntabwo aba ari twe twaboninga right. Hari ibindi bigo biba byoninga right tukabikoresha mu buryo bita fair use, mu buryo bwemewe n'itegeko mpuzamahanga. Amavideo dukoresha ntabwo aba ari ayacu, amavideo aba yakuye ahandi. Ama background theme cyangwa se background instrument ntabwo ari ayacu, tuyakura muri YouTube studio, bivuze ngo baba bafite izo right. Ibintu byinshi biba bigize ibintu by'amaresearch by'ibyegeranyo bigenda bihuzwa dukora, nta nubwo buri yeriga aba ari product zacu nyinshi tuba twaziguye kuri internet, kuko n'usoma iyo nkuru n'ubundi ni research n'inyandiko ahundira mu Kinyarwanda. Kandi buriya ntabwo wafata igitabo wagihinduye mu Kinyarwanda uvuga ko ari umwanditsi w'icyo gitabo ugende ukiregisteringe, no. Ntabwo wafata inkuru yakozwe na BBC, CNN cyangwa se ibindi bigo ugende kuko yahinduye mu Kinyarwanda uvuga ngo nyiri mutungo ngo iki background y'umusi yawe amafoto akoresha yawe. Biragoranye yuko n'umuntu ku giti yajya kubyandikishaho, cyane cyane ngiye nagerageje kugira ibintu nandikisha ku kigo nk'umuyobozi wari ugihagarariye. Hari process bira nabyo bisaba, igihe habayemo mention umuntu ugomba kumuzana. N'aya mafilime twagiye dukora twagiye turegisteringayo, akagomba kubazana abo bantu. Igihe ari filime ukazana ama contract y'abantu, ukazana ibiki, hatagira n'umuntu utekereza ngo wapfa kujya kubyandikisha gutyo. Hari n'ibiganiro twagiye tugerageza kwandikisha ugasanga nyine ugonzwe nuko nyine above 60% ibintu nk'utawuninga right batari bugusabe signature right yayo ujye kuyizana, ugasanga ni ibintu nanone bishobora kugorana cyane. Rero ntabwo ari iby'agaciro cyane kwiyitirira ibintu ko ari intellectual property zawe. Yego harimo voice yawe ni iby'agaciro, ni nabyiza byakozwe neza, but wabikoze nyine muri conditions z'ikigo zose, internet, everything studio byose. Gusa habayeho kuko tugaragazwa ko ari umutungo wiwe koko, ubwo nyine ibyo byose ikigo kiba kizirengera ingaruka z'uko cyakoresheje umutungo utari uwacu. Ariyo mpamvu navuze ngo biba ari iby'agaciro mu maso y'Abanyarwanda, mu maso y'abakurikirana ibi bintu, nyine kubaha ibimenyetso wakoreshejwe umutungo, dore wamaze kuba registered, muramenye mwikoresha uyu mutungo, ikigo kikabimenya. Cyangwa ukegera ikigo, nanone sinakeza ko kubirwa na public ari byo bigira, ukegera ikigo ukabereka ko ari ama intellectual property uyu munsi wawe none, ikigo nyine kigahita kimenya ko iyo mutungo atari yabo, kuruta kuzuga tukikigo ukakivuga nabi mwarakoranye igihe kandi kitari na gitoya, ntukivuga n'ibintu utagaragaza mu buryo gufatika, mu buryo bw'umuntu ujijutse. Kuko buri muntu ukora documentary ari umuntu ujijutse, umuntu ushobora guhuza amakuru menshi, umuntu ushobora gutanga ubwenge, umuntu ushobora kumenya gustorytellinga abantu ikintu yohera cyangwa bakagifata mu mutwe vuba. Ntekereza ko ari bwo buryo bwiza bwagakwiye gukoreshwa kuruta gukoresha uburyo bw'intambara gusa nkaho ari uguhangana cyane. Genda wiyandikishe ibintu n'abandi bose mbagira inama muri rusange. Bizi ntabwo nasomye amategeko yose, ariko biragoranye kuko nk'amadokumentari dukora amenshi amafoto ntabwo aba ari twe twaboninga right. Hari ibindi bigo biba byoninga right tukabikoresha mu buryo bita fair use, mu buryo bwemewe n'itegeko mpuzamahanga. Amavideo dukoresha ntabwo aba ari ayacu, amavideo aba yakuye ahandi. Ama background theme cyangwa se background instrument ntabwo ari ayacu, tuyakura muri YouTube studio, bivuze ngo baba bafite izo right. Ibintu byinshi biba bigize ibintu by'amaresearch by'ibyegeranyo bigenda bihuzwa dukora, nta nubwo buri yeriga aba ari product zacu nyinshi tuba twaziguye kuri internet, kuko n'usoma iyo nkuru
n'ubundi ni research n'inyandiko ahundira mu kinyarwanda kandi buriya ntabwo wafata igitabo wagihinduye mu kinyarwanda uvuga ko ari umwanditsi w'icyo gitabo ugende ukitristaringe no ntabwo wafata inkuru yakozwe na BBC CNN cyangwa se ibindi bigo ugende kuko yahinduye mu kinyarwanda uvuga ngo nyiri mutungo umenye iki background y'umunsi yawe amafoto akoresha yawe biragoranye yuko n'umuntu ku giti yajya kubyandikishaho cyane cyane ngiye nagerageje kugira ibintu nandikisha ku kigo n'umuyobozi wari ugihagarariye hari process biriya nabyo bisaba igihe habayemo mention umuntu ugomba kumuzana n'aya mafilime twagiye dukora twagiye tuyaregistaringayo akagomba kubazana abo bantu igihe ari filime ukazana amakontrakt y'abantu ukazana ibiki atagira n'umuntu utekereza ngo wapfa kujya kubyandikisha gutyo hari n'ibiganiro twagiye tugerageza kwandikisha ugasanga nyine ugonzwe nuko nyine above 60% harimo ibintu nk'utawuninga right batari bugusabe signature right yayo ujye kuyizana ugasanga ni ibintu nanone bishobora kugorana cyane rero ntabwo ari iby'agaciro cyane kwiyitirira ibintu ko ari intellectual property zawe yego harimo voice yawe ni iby'agaciro ni nabyiza byakozwe neza but wabikoze nyine muri conditions z'ikigo zose internet everything studio byose gusa habayeho kuko tugaragazwa ko ari umutungo wiwe koko ubwo nyine ibyo byose ikigo kiba kizirengera ingaruka z'uko cyakoresheje umutungo utari uwacu ariyo mpamvu navuze ngo biba ari iby'agaciro mu maso y'abanyarwanda mu maso y'abakurikirana ibi bintu nyine kubaha ibimenyetso wakoreshejwe umutungo dore wamaze kuba registered muramenye mwikoresha uyu mutungo ikigo kikabimenya cyangwa ukegera ikigo nanone sinakeza ko kubirwa na public ari byo bigira ukegera ikigo ukabereka ko ari ama intellectual property uyu munsi wawe none ikigo nyine kigahita kimenya ko iyo mitungo atari iyabo kuruta kuza ugatuka ikigo ukakivuga nabi mwarakoranye igihe kandi kitari na gitoya ntukivuga n'ibintu utagaragaza mu buryo gufatika mu buryo bw'umuntu ujijutse kuko buri muntu ukora documentaire aba ari umuntu ujijutse umuntu ushobora guhuza amakuru menshi umuntu ushobora gutanga ubwenge umuntu ushobora kumenya gustorytellinga abantu ikintu yohera cyangwa bakagifata mu mutwe vuba ntekereza ko ari bwo buryo bwiza bwagakwiye gukoreshwa kuruta gukoresha uburyo bw'intambara gusa nk'aho ari uguhangana cyane genda wiyandikisheho ibintu n'abandi bose mbagira inama muri rusange niba ubona ibintu byawe biri wajya ukabyandikishaho noneho ko ibyo ngicyo ari ikimenyetso simusiga cyasaba izindi process yenda kugira umuntu avuge ko atari umutungo ariko mujye mukavuga ngo uyu muntu ngo yanwariye indirimbo ngo uyu muntu ngo yanwariye tableau ya painting ngo niyange kandi itari registered kuri wowe hari ukuntu nyine bidahuza n'itegeko ahubwo tugerageze twisanisha n'amategeko mu byo dukora n'ibimenyetso byadufasha mu mategeko murakoze okay ahangaha rero uraza kwihangana uraniza umwana kuko ibi bintu birakenewe you have to be here ahangaha uraza kwihangana uradutiza umwanya icyo ntari bukore ntabwo turi abacamanza nta nubwo nkeneye umuntu uza kuvuga ibintu bitagize ko dukeneye opinion ya audience ikintu ngiye nshaka kugira ngo tuvuge turi biri sensitive ahangaha ngiye nganira na ikintu cyakoze ku mitima y'abantu bikanaba ibintu birebire biteye n'ubwoba ariko ntekereza ko nta giteye ubwoba gishobora kuza on public kandi hari inzego zibishinzwe ntekereza ko bakabaye begera inzego umuntu ushobora nibyo nabwiye umwe mu bakobwa naganiriye nabo ndamubwira ni rero ngiye ku ruhande rwanjye ntekereza ko kwegera inzego zibishinzwe ukagaragaza akarengane ukarenganurwa biruta kujya mu itangazamakuru cyangwa kugenda ukajya gukora aho byakugiraho ingaruka zindi hanyuma tukiri aho ngaho rero tugikomeje ngiye kwakira abantu reka mpere kwa Sylvie urahari Sanga Bite Godfather. Wiriwe. Yeah, maybe let me start by the last comment you made. Wabwira victim genda mu nzego urege ariko in general you don't tell the victim where she should go. She need to be encouraged sinanze kurega aho bigomba kujya niba ariko nabivuga according to the law and other thing ariko ntabwo ategetswe
kugenda because justice, to get justice cyangwa journey to justice is a complex monster. No kuvuga, it takes time, it takes emotional energy, physical energy, even finance energy. For those who don't know, for example, ko GBV cases banagenda muri iyo nzira ya justice even for free. So it's not an easy job as such. Again, I'm not accusing anyone. Usanga very much abusers kubera baba bazi ko kenshi victims don't have proof, arizo ngewe nita scientific proof. Kubera ko justice it's 1 + 1 = 2. No, you don't bring by starting saying if you take 1 + 2 minus 2 will give you 1. No, baba bafite inzira yabo kuntu yakozwe, and many times victims don't get justice in the justice journey globally. It's not in Rwanda when it comes to GBV cases. So niyo mpamvu uwo muhungu aramba barasinzi izina rye GD Red Blue, sorry. Yeah, so hari statement ukoze ya nyuma nawe iya koze ya nyuma yo kuvuga inzego ariko numvaga ko izo nzego twazireka mu mwanya, they will have their own way of doing things. Hari kibazo ahubwo wamubajije kuki utekereza ko kubera icyo aba bantu bagiye muri izi nzego izi nzira baciyemo za media cyangwa iki cyangwa izarizo zose to come out. What he said ngira ngo yavuze ngo kumubajije ikibazo gikomeye cyane. So my question here is this: ese arumva cyangwa aremera ko he has abused people? Peut-être ko hano ntari ubutabera, but at any point he feels that he has abused someone. Kubera ko nka boss w'ikigo, you didn't have the right to enter in a sexual relationship or whatever relationship n'umukozi wawe. By default hariya nubwo uwo muntu yaba atabifitiye ibimenyetso cyangwa iki, ethically it wasn't right. Reka singende mu butabera, it wasn't right wowe nka boss kwinjirana mu rukundo. D'autant plus ko hari ikintu numvishije uvuga ngo yarazi umwana wawe. Mumbabarire, I didn't really follow very well, even if I have some video and other things around that. The drama I've been following kamwe hangaha, so I don't have the full story, but I have some stories here and here. So do you agree that at one, because yourself you even agreed that you had a relation with her and at one point the relation stopped? You have the right to stop the relationship, but I don't think you had the right to start the relationship n'umukozi wawe. That is one thing. Noneho hari ikintu ntumvishije neza mu kinyarwanda ukuntu mwakivugaga. I don't know if to write Godfather Ankosora. It's as if red blue arimo aratangara why other people numvishijemo isimbi n'abandi ukuntu they have interest in maybe documenting his story. So the thing is this: baba bari abantu peut-être ku nyungu zabo bari happy because there is a drama coming from you or something, bashaka kuguguisha ibyo simyanze sinshaka no kubijyamo. However, if they want to document something real which happened, we need to separate those two things. Abantu benshi twaza tuvuga ngo no bagufitiye ishari muri industry n'ibiki. Yes, baba bagufitiye ishari, but bagufitiye ishari, but they are basing themselves on some fact. So now coming to the fact, ngewe hari nandi ma video nabonye niba ari you beating someone and something like that. So you shouldn't be afraid nimba bari kuorganizinga. Kwa statement wavuze ngo muri Rwanda abantu bakaorganizinga bashakisha abantu, gushakisha sinzi niba hari bande bagiye gushakisha cyangwa niba ari aba victim bagiye kubashaka kujya baba documenting ibyo bintu. I may have had the background nabi, ariko at least I'm picking from your statement. Sylvie, reka nze musobanurire ntabwo ndi buze gufata side nkuko nabivuze ahanga ndi netre, ntabwo ndi buze gufata side. Reka nze nsabe City Radio genda updating Twitter yawe. City Radio ndabasaba ku updatinga Twitter yanyu, muje muri Apostle cyangwa ni bari Play Store, hanyuma updating Twitter kugira ngo ubashe gusaba mic. Thank you. Yes, City Radio mu bikoro kombe basabye, hanyuma uraza gusaba mic bize gukunda. Sylvie, yes, ahanga turi kuvugana ni space baye na nyirubwite ajoininze hamaze kubiganiro by'ubugira kabiri. Ikiganiro cya mbere
umwana w'umukobwa cyangwa uwo nguwo uvuga uwo reka mugire victime kuko niwe wasohotse kandi imico ya Robert kugira ngo uhereze summary noneho umenye aho uva ubaza. Aza we yavuze ko yaje avuga ko yakorewe torture ye bagatabarwa n'umuryango we. Ugerageze kunyumva kuko ngo uyu muntu yamukoreye torture y'amagambo amubwira ko nk'igitsina gore ntacyo ashobora kwigezaho, ngo nk'igitsina gore nta kintu ashobora gukora, yewe ngo anamubaza question niba hari YouTube channel yigeze abona hari umugore yigeze ufungura YouTube channel mu Rwanda. Ugerageze kunyumva, yewe ngo yongeraho amagambo amubwira ngo umaze kubyimba bimwe mu bice by'abagabo whatever, ariko ntari mpamvu yo kutabivuga, ngo amaze kubyimba amabya, which was wrong. Ariko nyuma yaho ndashaka unyumve neza, haje version tumaze gukurikirana amakuru maze kuzana andi makuru mwise kandi kuvuga ukuntu nkuko biri, kuko byaratubabaje cyane tukimara kumva umukoresha gukorera umukozi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngiye gukurikirana Sylvie nsanga mu gutandukana k'uyu musore n'umukozi yakoreshaga baricaye. Aya ni amakuru na nyir'ubwite, nanze kwinjira ni tipu kuko yambwiye ngo ntabwo ashaka kwinjira muri indipu mu muryango we, ariko nashaka kubabwira mugerageze kubyumva. Amakuru nakuruye nuko uyu musore yicaje umukozi we aramubwira ati rero, kuko umukozi ngo yaramupropoje ko yamupropoza bakabana nk'umugore n'umugabo. Uyu musore ngo abwira umukozi ngo yarahari na nyine n'umukobwa arahari, aramubwira ati ntabwo iyi relationship yacu izagera aho igera kuko mfite byinshi byo gukora, ntabwo tuzabana. Ariyo ntandaro umukobwa yagiye. Ariko amakuru twaje kubona afite n'ibimenyetso, umukobwa yatubwiye wo muri video yuze kuyumva ko yatandukanye n'uyu musore bimeze nabi cyane, amukomerekeje, amubabaje, yewe akajya guhozwa n'umuryango we, mama akamusaba kwihangana kubyara korewe n'ibi bintu n'uyu muntu by'umunyamaswa. Baherukana icyo gihe ntago bongeye guhura, ariko nyuma twaje kubona ibimenyetso bifatika ko uyu muntu ari we wicaje umukozi akamubwira ko atagomba kubana akanamusezera. Ugerageze kunyumva. Hanyuma itaje gukurikira nyuma yaho ibimenyetso twabonye ni ibingibi. Bakimara gutandukana, ugerageze kunyumva, bakimara gutandukana uriya mukobwa yaragiye atura Kicukiro, yewe aza no kubura amafaranga yo kwishyura inzu, aza kureba ex boyfriend we cyangwa ex boss we. Urimo kumva? Amaze kumureba icyakurikiyeho, uyu musore yamwishyuriye inzu Kacyiru amezi 3 ahwanye n'ibihumbi 360. Ugerageze kunyumva. Ibi ngibi byose nk'umuntu bakundanye almost umwaka n'igice, kubimukorera cyangwa kubimukorera ntabwo byari gitangaza, arabimukorera ibyo ngibyo. Birangije none ndashaka wumva iki kintu. Hari umupasiteri wavuye muri Amerika ahereza uyu musore Red Bridget akazi. Ugerageze kunyumva. Amaze kumuha akazi, uriya mukobwa ikintu yakoze, uyu musore ikintu yakoze, yarebye umuntu ushobora gukorana akazi byihuse kuko byari emergency. Yahamagaye hoza ari umukozi we, amuhikira akaramubwira ati mbonye akazi kihutirwa kandi nzi ko wabinkorera vuba nubwo twatandukanye, are you ready dukwane kano kazi? Nk'umuntu batandukanye amahoro, aremerana bakorana akazi. No muri video umukobwa arabyivugira. Bakorana akazi ko guhindura amagambo mu cyongereza. Pasiteri wo muri Amerika wari watanze akazi, mfite evidence za chat zo pasiteri n'uyu nguyu Red Bridget. Uyu mukobwa ex w'uyu musore mu kazi akaba ex boss we na ex boyfriend we, bakoze ako kazi kageze hagati, uriya mwana w'umukobwa ararwara, akazara akamwambura agahereza abandi bakozi yari afite, barakarangiza. Uwo mupasiteri arabambura, mfite ibimenyetso ko atigeze amwishyura. Ibyo birangije, uyu mukobwa aho akiriye aravuga si ukazi nari ngiye kukarangiza, where is my payment? Ndishyurwa sinishyurwa. Uramubwira ati nuri wari ugiye kukarangiza nibyo ugomba kwishyurwa, ariko pasiteri yaranyambuye, ndimo kubaka, ihangane ndangiza kubaka, nongera kwegura umutwe, I will pay you, ndakwishyura. Ugerageze kunyumva. Ntabwo aho ngaho niho havuye amakimbirane. Batandukanye 2021, umukobwa aje uyu munsi. Ugerageze kunyumva. So ahangaha niho turi kwibaza tukavuga tuti ko watubwiye ko umusezera aribwo yakubwiye ayo magambo mabi, ukagenda ukomeretse ukamanza no gushaka abagufasha kugira ngo ngoroke mu murongo muzima. Nyuma tukaza uko wigeze kutigeze uhingutsa ko mwigeze mukundana, mwarakundanaga, warakundanaga na boss wawe n'ukuntu bitubwire. Kutatubwiye ko nyuma yaho mwagizanye imikoranire ariyo yavuye nk'amakimbirane mwaratandukanye, ibyo bintu bitewe n'iki? Urimo kunyumva?
aho ngaho niho rero twabaye confused turavuga ati eske byaba bishoboka ko ayo makimbirana akimara kuba cyangwa uwo mushahara atahawe batagikorana ari we wavuye nk'ibingibi byose kuko yarazi weakness ze cyangwa yarazi nk'umuntu bakoranye agashaka kumurangiza. Aha ngaha turi hagati nta ruhande dufite. That is the reality. So aha ngaha rero ndizera ko nguhaye summary ubwo ngubwo nguhaye umurongo wavuga noneho. Okay, nanone ntangire kuri icyo cyanyuma that Red Bull nta right yari afite ngo ndimo ndubaka ngo nzakwishura nyuma, because that girl did not have a contract with the pastor. Pastor yarakwambwe, twese turabizi hari igihe subcontractinga umuntu and then umuntu nawe wari wagucontractinze ntakwishyure. He was supposed to pay uriya muntu peut-être iminsi yakoze mbere yuko arwara. On that issue I'm not an expert in legal matter, but I think it's not right kubera umuntu yakwambuye wowe ntwishyura bari munsi. It can be a mutual understanding aho bavuga turabyumva nawe barakwambuye, but initially it's not the pastor who hired that girl. It means this Mr. Red Blue has to pay the people akahomba nyine akazunguka hano. Ariko to tell someone ngo ndikubaka inzu ngo nzaguhemba inyuma, that wasn't right. Iyo ni bintu bitambutse ku ruhande. Ikindi cya kabiri, Godfather, even after 10 years I may now realize how I was really abused and I come out. I do understand ko igihe cyatambutse uwo mukobwa didn't come forward to say what happened. That does not disqualify ko at that specific time ngira ngo hari na example bavuze y'ababagaho muri Amerika uriya wiyahuye muntuza. Some of the cases zidata iyaventa ba Bill Clinton bamwe bakiri ba president. So when it comes to GBV, you may be abused, especially kuri mukobwa anavuga ko yabaye abused emotionally. Even there is abuse nyinshi ntagiye numva, ariko emotionally she was abused. She was denigrée ku buryo na self esteem ye yarangiye at that time, kubera ko n'umuntu kwanza winjiye muri relationship with some difference in power. Umwe yari umuyobozi we, undi yari umukozi. So that may lead me to love you because I have the job from you. That having said so, simvuga ko I justify people bagende bakundane n'aba boss babo, ariko the philosophy of the victim is that some power around you may lead you to something. Nibyo nshaka kuvuga kuba yaragarutse gukorana nawe ntibivuga ko abuse itabaye. Cannot justify ngo none se ko yagarutse gukorana nanje. Ikindi kintu numvishije Red Blue arimo